Mu buzima bwa muntu hari ibintu bishobora kuzana ibyishimo byinshi ariko bikazana n'ibikomere bikomeye. Muri byo harimo urukundo. Urukundo ni rumwe mu marangamutima akomeye umuntu ashobora kugira. Rutuma abantu bagira ibyiringiro, bakagira inzozi, bakumva bafite umuntu bumva kandi ubashyigikira. Ariko iyo urwo rukundo rusenyutse, hari bamwe bahura n'agahinda gakomeye, bakumva batakaje icyizere cy'ubuzima bwabo. Mu rubyiruko ikibazo cyo kubabara nyuma yo gutandukana kiragenda kigaragara. Bamwe barigunga, bamwe batakaza icyizere, abandi bakibaza niba bazongera kugira ibyishimo. Ariko se ni iki gitera ubwo bubabare bukomeye? Ni izihe mpamvu zituma urukundo ruvamo igikomere gikomeye mu mitima y'abantu? Muri iki kiganiro turabera hamwe ibintu 10 bikunze gutera urubyiruko kubabara mu rukundo, ndetse n'uburyo umuntu ashobora kuva muri ibyo bihe bikomeye akongera kwiyubaka. Ikintu cya mbere, gukunda umuntu ukamugira isi yawe yose. Hari abantu bashyira umuntu ku mwanya wa mbere mu buzima bwabo, bakibagiza ko nabo bafite inshingano zabo, bagatangira gutekereza ku byishimo baterwa n'uwo muntu gusa. Iyo umubano urangiriye aho ngaho, umuntu ushobora kumva yitakarije icyizere, kuko yarafashe ubuzima bwe akabuhuza n'undi muntu. Icya kabiri, kugambanirwa cyangwa se gucibwa inyuma. Buriya kugambanirwa n'umuntu wakundaga bishobora gutera igikomere gikomeye cyane. Iyo icyizere cyangiritse, umuntu ashobora kugira ibibazo bikomeye byo kongera kwizera abandi. Bamwe batangira kwibaza nimba urukundo rwose ari ikinyoma, ariko ni ngombwa kumenya ko ikosa ry'umuntu umwe ridakwiriye kugena ubuzima bwawe bwose. Icya gatatu, kutaganira neza hagati y'abakundana. Uri umubano mwiza ushobora kwicwa n'utuntu dutoya, harimo kutavugana no kutumvikana. Iyo abantu rero bataganiriye ku bibazo bafitanye, utuntu duto dushobora kwica umubano wabo, ndetse bitewe n'utubazo dutoya. Muri utugambo duto bagenda bavugana, biri mu bintu bishobora kwica urukundo rwari rukomeye, ndetse rwari runufite n'ejo hazaza heza. Ibyo nabyo biri mu bintu bituma urukundo rurangira. Icya kane, kwitega ibintu bidashoboka mu rukundo. Buriya abantu batekereza ko urukundo rugomba guhora mu byishimo gusa. Iyo bahuye n'ibibazo bumva ko ibyo bintu byose byapfuye, nta rukundo rurimo ntacyo. Ariko kuri nuko buri mubano wose ugira ibihe byiza n'ibigeragezo. Urukundo rukomeye ni urwubaka mu kwihangana no kumvikana. Buriya wiyanze ukavuga ngo urukundo ruzagenda neza, ngo uzahora mu byishimo, urwo nta rukundo ruba rurimo. Nimba ko kubona buri munsi uhora wishimiye urukundo, uri mu rukundo ukumva ni byiza, nyine ubihoramo gutyo, umenya ko aho hantu nta rukundo ruharangwa. Igihari ni iki? Urukundo rwiza, urukundo rumeze neza, ni urukundo rurimo ibigeragezo ndetse n'ubwumvikane. Ni rwo rukundo rwa nyarwo. Icya gatanu, ishyari rikabije no kutizerana. Iyo umuntu ahora akeka mugenzi we, agenzura buri kintu cyose cyangwa se akabura icyizere, umubano wabo ushobora guhita utangira gusenyuka. Rero icyizere ni umusingi w'urukundo. Icyizere gishize, amahoro hagati y'abantu aragabanuka. Twigire ku cya gatandatu. Icya gatandatu, ingaruka z'imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga rero zishobora gutuma abantu bagereranya ubuzima bwabo n'ubw'abandi. Amafoto agaragaza ibyishimo gusa ashobora gutuma umuntu yumva urukundo rwe rudatunganye, cyangwa se akagira amakenga adafite ishingiro. Twigire ku cya karindwi, kubura kwiyubaha no kwigirira icyizere. Umuntu udafite icyizere muri we ashobora gutekereza ko agaciro ke gaterwa no kuba afite uwo bakundana. Iyo urukundo rurangiye, ashobora kumva ko nta gaciro agifite. Ariko agaciro k'umuntu ntikakagombye gushingira ku wundi muntu. Twigire ku cya munani, gushingira urukundo ku nyungu. Buriya urukundo rushingiye cyane ku mafaranga, impano cyangwa se inyungu runaka, rushobora kudakomera. Urukundo rwa nyarwo rushingira ku kubahana, kwizerana no gushyigikirana. Twigire ku cya 9, kutitegura ko ibintu bishobora guhinduka. Hari abantu batemera ko umubano ushobora kurangira. Iyo bibaye batera ihungabana rikomeye. Rero buriya kwemera ko ubuzima bugira impinduka, burabifasha umuntu gukomeza kubaho no gushaka indi nzira yo gukemura ibyo bibazo. Reka twigire ku cya 10 ari nacyo cya nyuma, kudashaka ubufasha mu gihe cy'agahinda. Bamwe bahitamo kubika ibibazo byabo no kwigunga. Ibi bishobora kongera uburemere bw'agahinda. Kuganira n'umuntu wiringira, inshuti, umuryango cyangwa se undi muntu wagufasha bishobora kuba intambwe ya mbere yo gukira. Buriya kwigunga ugahorana agahinda ni ikibazo gikomeye cyane. Urabifasha umwanya ukaganiriza umuntu, ukumva, ukamubwira ibibazo byawe, ukamubwira agahinda kawe. Burya biraruhura, bigatuma umutima wawe urusha kugenda wakira ibyo bintu. Ikindi,
ni ugufata umwanya ukajya muri siporo niba utazikoraga, umwanya ukawuharira akazi wakoraga ukagashyiramo imbaraga ndetse ugahanga n'udushyashya kugira ngo ako gahinda kawe kagende gashiramo gake gake. Rero urukundo ni igice cy'ubuzima, ariko si igice cy'ubuzima bwose. Iyo umuntu wakundaga mutandukanye ntibivuze ko inzozi zawe ziba zirangiye. Ibikomere byo mu mutima birababaza, ariko igihe kwiyubaha no kwemera ubufasha bishobora gutuma umuntu yongera kubona ibyishimo.